Ikaze mu gasobanuye kacu k'uyu munsi, dutangiranye n'umukobwa wari uteruye umwana, bigaragara ko yari ari kwiruka, gusa inyuma ye hahise hagaragara imodoka ituritse cyane. Wa mukobwa yahise akebuka areba inyuma, arangije abona ni imodoka ituritse, ahita atangara cyane. Nuko uwo mukobwa yahise yivugisha ati Mana we, mbega ibintu byari bigiye kumbaho, Yesu we, Mana urakoze. Gusa uwo mukobwa yari amajije gutabara umwana wari uri muri iriya modoka. Birakwereka hari abantu baje birukanka, umugore n'umugabo, barangije barahagarara baravuga ati Mana we, bigenze bite? Iraturitse koko Yesu we. Gusa wa mukobwa yahise abibona yuko bahise bahagera abantu, akebutse inyuma asanga barimo baratangara cyane, biyamira bavuga ati imodoka yacu iraturitse, umwana wacu ari hehe? Bakebutse bareba inyuma bahita babona wa mukobwa wari uteruye umwana, barangije bahita bavuga bati dore nguriya wa mukobwa ukuyemo umwana niwe umufite, reka tumwirukankeho, dore nguriya aho arimo ararengera. Umugabo yahise ahamagara umukobwa n'ijwi rirenga ati wa mukobwa we, ni hehe utujyaniye umwana? Ihagarara aho ngaho duhereze umwana wacu. Umukobwa yakomeje kwirukanka cyane kugira ngo abashe kuba yatabara wa mwana yari akuye mu modoka. Gusa yabonaga bimurangiriyeho kubera yuko yabonaga bagiye kumufata bamusatiriye. Barakurika yageze ahantu hari ikiraro kiri hejuru y'amazi, nawe agerageza kuba yakwirukanka cyane kugira ngo abashe kuba yatabara wa mwana. Mu kwitegereza kugira ngo arebe uburyo yabasha kwirwanaho, abona biramucanze. Bandi nabo niko bakomeje kumwiruka inyuma barimo bamureba. Umugore abwira umugabo ati dore nguriya wa mukobwa aho arimo arakebereza, nguriya hariya hepfo ku kiraro kiri hejuru y'amazi. Umukobwa yarabibonye yuko bakomeje kuba bamubona, akomeza kuba yakirwanaho, yirukanka avuga ati Mana yanjye dutabare, ubu ngubu ndabigenza gute ko badufashe? Birarangiye. Ntibyari byoroshye kugira ngo umukobwa abashe kuba yatabara uyu mwana, abona bamugezeho bamusatiriye. Gusa nawe yagerageje kuba yakirwanaho kugira ngo atabare ubuzima bwa wa mwana ndetse nawe. Barakomeje bamwiruka inyuma, baratambuka nabo babasha kuba banyura mu nzira banyuzemo kugira ngo babashe kumugeraho vuba, bahita bagera kuri cya kiraro. Gusa umukobwa yarakebutse areba inyuma, abona akantu k'agatebo kariho n'umugozi bazirikiye aho ngaho, agahambuye aravuga ati aka kantu gashobora kuba kamfasha kuba katabara byibura uyu mwana. Reka nze nkwereke ukuntu mbigenza. Barakwereka umukobwa yafashe ka kantu k'agatebo, arangije afata wa mwana amushyiramo. Amaze kumushyiramo afata na wa mugozi wari uziritse ka gatebo, ahita agazirika ku mugozi, arangije ahita amanura wa mwana yashyize muri ka gatebo naho ngaho kuri cya kiraro kugira ngo abashe kuba yamuhisha. Gusa barakwereka uyu mukobwa yari afite ubwenge bwinshi bwo kugira ngo abashe kuba yatabara uyu mwana. Umukobwa yarabikoze koko, amanura wa mwana amushyira kuri wa mugozi, gusa ntabwo yamutaye muri ya mazi, yahise azirikira aho ngaho kuri cya kiraro. Umwana asigara ari hejuru areremba y'amazi, gusa ari munsi y'ikiraro asa n'uhishe. Barakwereka baje kuba bamugeraho basanga arahagaze. Bamugezeho umugabo atangira kuba yabaza umukobwa ati wa mukobwa we, umwana wacu umushyize hehe aka kanya? Umukobwa yahise abwira umugore n'umugabo ati mwebwe muri kumbonana umwana se mufite? Ati rero nta mwana mfite, muri kunshakaho iki? Umugore yahise abwira umukobwa ati nakubonye ufite umwana, ahubwo umushyize hehe aka kanya ko mbona nta mwana?
uyu mukobwa rero se twari turi kwirukankaho afite umwana, ubuse aka kanya yaba amurambitse he, mutaye mu nzira se tunyuzemo? Cyangwa umugabo yahise akweshana umukobwa aravuga ati ngwino ujye kutwereka ahantu uhishe wa mwana cyangwa umushyize, uramutaye nta n'isoni. Gusa umukobwa mu kumukweshana bamujyana yitegereje areba ukuntu asize umwana aho ngaho, yumva agahinda karamwishe, baramujyanye bamugeza aho ngaho mu rugo bamukweshana cyane banamutoteza, barangije baramubwira ati wa mukobwa we rero nutaduhereza umwana wacu turakugirira nabi rwose, ubyumve ubyiteho. Umukobwa yarahagurutse aho ngaho bari bamaze kumusunikira, arangije umugore aramubwira ati nta mukobwa ibintu bigiye kukubaho aka kanya ubyitegure neza ugiye kugira nabi. Umukobwa nawe yaranguye avuga ati njyewe nababonye ibintu mwari mugiye gukorera uriya mwana ntabwo namubaha. Umugabo ati wowe nta n'isoni se none urashaka kurusha impuhwe ku mwana wacu? gira vuba vuba uduhereze umwana wacu. Umukobwa n'agahinda kenshi aho yitegereza ukuntu bari kumubwira nabi, abona ni abantu b'abagome. Umugabo akomeza abwira umukobwa ati mbare vuba vuba utweretse umwana wacu ahari, ati ngiye kuzana ikintu cyabasha kuba cyaguhana, ati ngaruke mu minota itari mikeya watekereje neza yuko ugiye kujya kutwereka ahantu wabashije kuba washyira umwana wacu. Uranyumva neza? Umugore yasigaye abwira umukobwa ati wowe nta n'isoni urafata umwana wacu warangiza ukamutwara? Ati bigiye kukubaho, tugiye kuba twakwica tukunige turangiza tugushyingure uzakubure, wowe uragerageza gushaka kwibira umwana nta n'isoni no kutwicira gahunda. Umukobwa yahise yegera umugore ahita amubwira ati rero wowe ubyumve neza, ntabwo nshobora kuba nabaha uriya mwana ubishyire mu matwi yawe, muri abagome. Ibintu mwari mugiye kumukorera barakwereka ukuntu byagenze kugira ngo uyu mukobwa n'umukozi wa bariya bantu yaraje asanga ari ababosi be, wa mugore n'umugabo bagiye gufata umwana bamushyira mu modoka arimo abareba. Gusa ari kubikora n'uriya mugore, arangije afata n'igikapu cyari kirimo ibintu agishyira iruhande rwa wa mwana. Gusa uwo mugore yarafunguye cya gikapu, wa mukobwa arimo abireba ahita abona ikintu cyari kiri muri cya gikapu cyari gishaka kugira ngo kibe cyaturitsa iriya modoka yari amajije gushyiramo uriya mwana wabo. Umugore yahise abwira umwana ati rero wa mwana kandi ugiye kuba wapfa, kuvuga cyane n'ijwi rirenga. Abantu bari begereye aho ngaho babashaga kuba babyumva, n'uriya mukozi nawe rero yarabyumvishije, ugiye kuba waba muri ubu buzima. Ati wowe uratugora uraturambiye rwose, ugiye rero kuba wapfa kandi bizagaragara ko ari impanuka. Urandebera ibintu uriya mugore yari arimo abwira uriya mwana, nawe uri kubyumva wakumva agahinda kakwishe. Uwo mukobwa nibyo yari arimo abwira uriya mugore ukuntu yabibonye, bari bagiye guhemukira umwana, akaba adashaka ko umugore yahise amushyira hasi, amushyira hasi nanone aramubwira ati ok ndumva rero wamenye gahunda zacu, uraramuka ubivuze ukabibwira uriya mugabo ko ari njyewe wabikoze, nafashe uriya mwana amushyira muri iriya modoka, wowe ndahita nkwica urangize kandi ntawe uri bubashe kuba yakunkiza, rwose ubyumve neza. Ati rero nizere yuko uwo munwa wawe uwudoda ugaceceka, ntugire ikintu na kimwe uvuga, kuko nubivuga ndabasha kuba nakugirira nabi mu buryo utari gutekereza cyangwa ngo wiyumvishe. Umukobwa yahise yumva umugore amuteye n'ubwoba, akomeza kubitekerezaho cyane. Umugabo yaraje n'umujinya mwinshi, arangije yegera wa mukobwa aramubwira ati wowe wabitekerejeho neza se ko ugiye kuba waduhereza umwana wacu wamushyize he? Nuko umugore yahise abwira umugabo ati
mwihorere uyu mukobwa, uyu mukozi ndabona ashobora kuba ari bubitekerezeho neza akaduhereza uriya mwana, kuko ndabona afite ubwoba bwinshi cyane, kuko natabikora ndaza kuba namugirira nabi cyane. Umukobwa kubera ubwoba mabuja we yamuteye, kandi koko yabibonye yuko ari umumabuja w'umugome, ahise ababwira ati nta kibazo n'ubundi se ko ari umwana wanyu, ngaho nimunkurikire mbashe kuba najya kumubereka ahantu amushyize. Barakwereka wa mugabo n'umugore bahise bakurikira wa mukobwa, gusa nabwo bamujyanye shisha utabona, bari kumubwira ati ubundi se uriya mwana wamujyanaga hehe? N'uwawe ni ubu kumufata ukamujyana ukamwiba uramushinzwe? Ushinzwe kumurera wowe ushinzwe kuba wafata umwana ukamwiba ukamutwara nta n'isoni? Barakwereka umukobwa bageze hahandi yari yaziritse umwana, arangije aca bugufi bari bamujugunye hasi, arahegera arangije atangira kuba yazamura wa mwana, bamuri hejuru bareba ukuntu yari yabigenjeje, yafashe umwana amuzitira hejuru y'ikiraro cy'amazi arimo aratemba. Baratangara cyane barumirwa, gusa nabo bari bafite ubwoba bwo kureba ukuntu uyu mukobwa yari yafashe umwana akamwirukankana akamushyira aho hejuru y'amazi mu buryo bwo kumutabara. Bahise bagira impungenge, batangira no kubaza mu mitima bati uyu nguyu koko uyu mwana yaza kuba aguye muri aya mazi byari kugenda gute? Umukobwa yamukuyeyo, umugabo ahita yegera umukobwa ati hereza umwana wanjye. Umukobwa yahise asunika wa mugabo, aravuga ati egerayo se nyine nta soni. Rero nimba muri gushaka kugira ngo munyambure uyu mwana, ubundi nabonye ibintu mwari mugiye kumukorera, mugiye kumuturikiriza mu modoka ngo mumutwike. Nimutemera yuko mujyana ngo murere, nanjye rero ndamujugunya muri aya mazi, aho kugira ngo apfe ahiye urupfu rw'urubozo, noneho aya mazi amujyana amutembane, napfa azapfe, nakira azakire. Mumbwire, muremera yuko ntwara uyu mwana nkabasha kuba namurera, cyangwa muremera yuko mujugunya muri aya mazi nk'uko mwabishakaga yuko agira ikibazo? Umugore yahise abwira umugabo ati rero sheri tuza, uyu mwana kumubyara byarandurije birarushya cyane, turareba rero uyu mukobwa abisereye cyane ku buryo tubashije kuba twabyanga yuko amutwara, yabasha kuba yamujugunya muri ariya mazi. Umugore yahise abwira umukobwa ati ngaho mutware nta kibazo umurere. Umukobwa yahise akuraho igikuvure bebe, arangije akababwira ati sese nguyu mwana wanyu se mwashakaga? Ati dore nguyu rwose pe. Umugore yahise yisetsa cyane ati ha kumbe ni ibi ngibi, ni igipupe wari unafite? Yewe ati Imana ishimwe, noneho ndabona gahunda zanjye zaciyemo we, ati Yesu we ni byiza cyane rwose, iyo wamwaye kumbe ni n'igipupe wakuyemo. Ati ubwo urumva ugejeje ku ki? Umugabo we yaratunguwe cyane, arangije aravuga ati se birashoboka? Ati wa mukobwa we iki ni igipupe ufite kuko ntabwo ari umwana? Ati se umwana wamushyize ko nzi yuko ari umwana wari uri muri iriya modoka, urandebera nta n'isoni? Igipupe? Ati umwana ari hehe se nyine? Gira vuba vuba muvuge ahantu umwana ari. Umukobwa yakomeje gutangara cyane abona ukuntu abo bantu bafite umutima wa kinyamaswa. Inyuma ye kumbi yari yahamagaye polisi iza ikareba ibiri kujya mbere. Polisi yarahageze rero isanga koko abo bagabo n'umugore bari bashaka kwica umwana. Kanya polisi yahise ababwira ati aka kanya wowe n'uyu mugore ugiye gufungwa, muryozwe ibintu mwakoze, nta n'isoni murashaka gufata umwana mwabyaye mukabasha kuba mwamwica. Umugore yahise avuga ati rero polisi, umwana ni uwacu kuko uyu ni umukozi wacu, sinzi impamvu. Akibivuga atararangiza, umukozi yahise avuga ati ceceka aho ngaho umugore w'umurozi, wari ugiye kwica umwana nta n'isoni? Ese ntibigaragara? Umugabo yahise yitanguranwa, arangije ahita avuga ati rero uyu ni umugore wanjye polisi. Ati
tugusobanurire ukuntu byagenze. Uyu ni umukozi wacu, twari dushaka kugira ngo tumugerageze turebe koko niba akunda abana. Umukozi ati ngo iki byo muri kuvuga se ni ibiki kandi nababonye. Umugabo yakomeje kuba yasobanura byari biri kujya mbere aho ngaho, abwira polisi ati twashaka kugira ngo tumenye uyu mukozi uwo ari we, kugira ngo turebe ko yabasha kwita ku bana. Ko rero njye na madamu gufata umwana twigira inama yo kuba twagerageza umukozi tukamushyira mu modoka tubasha kuba twamuturitse, kugira ngo turebe niba yashobora kwita ku bana, kubera ko madamu agiye kuba yajya mu kazi kakora akamara igihe kinini adahari. Umugore ukomeje abwira polisi ati rwose uko nguko bimeze, njye n'umugabo twigira inama yo gukora ibyo bintu kugira ngo turebe yuko umukozi afite umutima wa kimuntu wo kuba yabasha kwita ku bana. Siniyumvishaga yuko yabasha no kuba yakora ibi bintu byo gutabara uyu mwana gutya. Ati numvaga yuko yamwihorera, gusa twagiraga ngo turebe umutima w'uyu mukozi niba azabasha gusigarana abana akabitaho neza. Umukozi yabyumvise aratangara, atangira kwibaza ati ese ko ntari kubyumvisha neza, mugafata umwana ngo mugashyira mu modoka bigenda gute? Ko ntari kubyumva se kandi nabonye imodoka ari guturika. Nuko umugabo akomeza abwira umukozi ati rwose wowe humura, biriya byari puranka twagiraga ngo tukurebe. Njyewe rero na madamu umva ukuntu twabigenjeje. Madamu namubwiye agende afate umwana amushyire mu modoka, narangiza ashyiremo biriya bintu bimeze nka fireworks bita bituritsa imodoka. Nawe twari tuzi yuko uri inyuma aho ngaho urimo ubireba, kandi kuko niko byagenze, wari uhari, wari uri kubireba. Arakwereka ko umukozi cyagiye yari arimo areba ukuntu nyirabuja afata umwana akamushyira mu modoka, arangije agafunga, akasigara yivugana amagambo avuga ati ngubu ugiye kuba wahashya. Kumbi umugore yahise acira isiri umugabo we ati birarangiye ngaho bikore. Umugore yahise amucira isiri nawe ati ngaho ngwino uva aho ngaho. Biragaragara ko umukozi nawe yari arimo abareba, arangije aza amucungacunga uko agenda nawe ari nako aza asatira imodoka. Yarayifunguye, arangije buhoro buhoro ahita afata umwana wari uri mu gikuvure bebe, arangije amukuramo vuba vuba, arimo aravuga ati baba we bari bagiye kugutwika, papa wawe na mama wawe ni inyamaswa pe, ngwino ngutabare wa mwana, urandebera ibintu bari bagiye gukora si uku ku mana yanjye, kubera iki bakoze biriya bintu. Arakurika umukobwa yahise amukuramo vuba vuba, ahita yigira n'inama yo kuba yamutorokana kugira ngo abashe kuba yamucikisha. Gusa umugabo n'umugore barabirebaga. Umugabo yahise akanda buto yo kuba yaturitsa bya bintu byari biri aho ngaho. Barakwereka kuko byaturitse, ariko nyine yabikoze yabonye yuko umukobwa yamukuyemo wa mwana. Nuko birangije biba biraturitse. Nuko nguko babwiraga umukozi ukuntu byagenze, kugira ngo babashe kuba bagerageza umutima we afite wo kuba yabasha kwita ku bana, ko bari bagiye kugira uruzinduko rw'akazi ka kure, cyane cyane mama we niwe wari kubanza kugenda akagira akazi kenshi kamara n'igihe. Rero basabaga kuba bagerageza uyu mukozi ngo barebe niba yagira umutima mwiza kuba yakwita ku bana mwabe mu gihe ababyeyi be badahari. Gusa umugore yakomeje abwira umukobwa wabo w'umukozi wabakoreraga ati wabikoze neza cyane rwose, ntugire ikibazo, ndagushimiye cyane rwose. Umukozi yahise abwira ati rwose njyewe rega ntarebe iryanjye, kandi buriya ntabwo byari bikwiye ko mubikora, none buriya iyo muturitse uyu mwana koko byari kugenda gute? Umugore yakomeje abwira umukozi ati humura rwose ntabwo byari kugenda kuriya,
abona uje kumukuramo. Ni agapangu twari twapanze njyewe n'umugabo wanjye. Ndakwereka umukozi yaratangaye cyane arumirwa arebye ukuntu abo bose be bafite ubwenge bwinshi, arangije arishima. Rero polisi yahise yumva yuko ari puranka bari bakoreye umukobwa, arangije ahita abahereza umwana wabo, nabo basigara bishimye. Abo babyeyi barebye ukuntu umukozi ari umwana mwiza bari bagiye gusiga ku rugo. Nuko agafilime kacu k'uyu munsi karangiye kagenze. Gusa hari abakozi benshi baba bazi yuko abamabuja babo ndetse na bosi babo batazi ubwenge, ariko bakora utuntu twinshi two kugira ngo babashe kuba bamenya uburyo bateye. Murakoze kureba iyi video, nawe utaha. Ciao, ndabakunda.